Nagiraga ibintu by'itiku kugira ivugunyo, ubona njyewe nakuze nta nawumvikana neza n'ababyeyi banjye. Ntabwo papa twumvikanaga muri ya geto nagiye muri umuvandimwe twahuye. Kandi ntabwo nzamwibagirwa yitwa ngo Patrick. Uzi ibintu yankoreje Mariya azana inaha byari bigoye. Yego. Ariko naragenda bihinduza barabimpa ndahinduza nzana i Kigali ubu niho nsengera. Twongera kuguha ikaze nanone ni Salomo TV. Umeze neza? Meze neza. Urashima Imana? Cyane. Mbona yuko ibintu waba bishyize ku rundi rwego ra? Ariko nabyo nibyo. Uzi ko ubuzima wagiye unyuramo uzi ko nta muntu wabyemera? Ugomba kubyemera cyane. Uri smart kabisa. Nuko rero ubu ugeze mu mujyi wa Kigali? Yes. Ubu ugeze muri ghetto? Mbangeze muri ghetto. Ngiyi inzira y'umusaraba ngatubwire byari bimeze gute? Kigali yakwakiriye ite? Yanyakiriye nabira. Yanyakiriye. Yego. Ubundi umuntu wese uzarambaga i Kigali mwakira nabi. Yego. Wizi kwakira neza byagorana, ariko ibanza ikakwakira nabi. Tubwire rero ubu ugeze noneho mu icumbi ryawe, waje nta giceri na kimwe usigaranye kandi ugomba kubaho, ubu ugeze muri ghetto. Aho ngaho tubwire noneho byagenze gute? Buriya naje kuva aho ngaho bitameze neza, mpita ngenda ariko kugira ngo njye muri ghetto nari nkiri kumwe uko twabanye n'aba muvandimwe nka hafi nk'ukwezi n'igice. Yego. Reba umuntu akumenya buri kimwe cyose kikumenyera, urumva umuntu n'umuntu w'Imana. Yego. Ariko ntabwo umuntu yahora gufite ibihe byose, burya biba bigomba ko ugomba gucuka. N'ababyeyi ngo baragucutsa kandi ni nabyo. Rero noneho nahise ko nararebye ndavuga ibi bintu ntabwo byavamo neza. Aho rero nanjye nagiraga itiku cyane. Nagiraga ibintu by'itiku kugira ivugunyo, ubona njyewe nakuze nta nawumvikana neza n'ababyeyi banjye. Ntabwo papa twumvikanaga ako nako nsinkavuze. Yego. Ntabwo byavagamo neza, ariko ubwo wenda nzagaruka avuga impamvu. Ariko hari ukuntu nari narananiranyemo. Yego. Narigeze nk'ikirara bitavamo neza, bakuze ko negeze no kurara ingangije amari buriya. Ubwo nari ndi mu cyaro. Nazo naraziraye. Noneho rero ubwo impamvu mbivuzeho ni ukugira ngo njye navuga ukuntu nagiye muri ghetto. Yego. Noneho ngira mugenzi wanjye namubwira n'uri umuntu waciye mu buzima bwa kirara bafite amayeri menshi. Namubwira nibo rero ndagira ngo uku kuri kwerekana nakuvuge kuko si byiza kubeshya. Ndavuga nti ugomba mbwira wa mushite wanjye wewe mpamagarira mu rugo kuko ngiye bashobora kutabyumva neza. Yego. Babwire ko nabonye akazi. Babwire ko nabonye akazi kandi akazi ko bari kunshi 100 kukajyamo. Yego. Noneho rero ubabwire mu rugo bampese nkane. Ubwo urumva ko navuye mu cyaro nkora amatelefone na ntitekinika nkora n'imfunguzo. Yego. N'ubundi nari mfite za meza n'ibiki, ariko numva nshaka gukora. Ariko noneho ngezeyo numva nshaka gukorera ahantu mu nzu. Yego. Avuga ni rero mbona i Kigali no bintu byo gutera imeza bagira ngo ntago byemewe neza. Avuga ni rero nuko ujya mu nzu ugakorera cyane. Nabonye ahantu rero hari kontineri nagombaga gukorera. Urumva? Noneho n'ubundi nahise mubwira nti babwire ko nabonye akazi. Babwiye ko wabonye akazi kandi ko bashaka ya nayo. Noneho tubaka 50. Ariko mba nasize ikawa zanjye mu cyaro. Bora nateye ikawa mu cyaro nyiri wacu ku isambu iwacu. Nsiga zeze ariko hasigaye umunyu. Abwira ni rero mukodeshe za kawa mumuha amafaranga mumwongerereho gutya na gutya. Yego. Yakoze natse senkani ba 25. Ntacyo ya 25 naragiye nibuka giseta nishi 10 amezi 2. Yego. Nishyura amezi 2. Ubwo nabanye mbonye uko najya muki mu kazi kuko sinavuga ko ibikoresho nari mbifite. Hanyuma waje kutubwira ngo waje guteka imitwe, ubwira umuntu ngo agwamagarira iwanyu bohereza amafaranga imbisenkani. Cyakora ntago nayishe nabi kuko urabona burasirimo inzoga n'ibindi byo bwenge nkoresha. Yego, ni na byiza cyane. Kandi urumva niba ndi umukristo ngomba kuba nyine ngaragara cyane. Ubwo rero ni nayo politike y'igihugu cyacu. Kwirinda ibiyobyabwenge n'abantu babinywa tubabwire ngo babireke. Oya bareka ibiyobyabwenge ntago ari byiza.
kuko hariya ribu yaguta muri yombi. Oya, n'ababikoresha bihishe bazabatahura cyane. yes, ariko nababwira ntimubireka, ntabwo ari byiza, biriya birasenya, ntabwo byubaka. Numva ko ngo n'umugabo ubikoresha cyane n'urugo rwe nibwo bimeze neza. Mu manegeka ni mu manegeka byo nitwa mu gakoro wenda avuga n'ukwibera. Noneho rero urumva ubwo baba barayampaye ya mafaranga yangiriye umumaro, jamare n'uyu munsi kuba ndi i Kigali yari amafaranga yabigizemo uruhare. Ubwo rero ibintu byanjye navuga ngo ni Imana yonyine yagiye ibizamo, yagiye ibikora. Yes, ubwo nahise ngira gute, nahise nkodesha hano, ndagenda ndatangira ndakora, umva ko nahise gukora amatelefone. Yakoze n'ubu ngubu n'uyu munsi ibintu byo gukora imfunguzo mbizi nkaho nabiretse, kubera ko ntabwo ndabikora kuva nagera i Kigali. Ariko icyapa ndagifite n'ubu nashyiraho nkabikora, ariko hari ibyo nsabwa kugira ngo mbe ndi kubikora. Nuko ngo hari mu byo usabwa ni ibyangombwa cyangwa ni harimo na materiyeri, kuko buri umwuga nta bintu byinshi bakubaza. Umwuga n'uwo uzi nyine ukawukoresha. Uko rero ubwo rero nuko byagenze. Ubwo mvuye ku buzima bw'aho ngaho, aho n'ahambere nimukanye na wa wundi turabanye, yakoze yaje guhita yimukamo kuko ibyo yacuruzaga ntibyagenze neza. Yaje guhomba, niko nabyita, arahomba, ariko Imana nyine izamugire neza wongera acuruza. Arahomba rero aho ngaho nahita mvuga ngo niho natangiye kubona umugisha w'i Kigali. Yes, kuko ndavuga nti noneho njya nategura kuzaza iwacu mu cyaro, gusubirayo ngahindura n'itorero. Niho nabitekereje, kuko nibwo nashakishije nkajya nizigama, njya mu kibina, kibina nkijyamo ntanga 1000 ku munsi, kandi ubwo nishyura n'inzu n'iseta nkayishyura, kuko iseta nanishyuraga, none nagezeho nishyura 15 ku iseta, n'inzu ndimo nkayishyura 15,000. Numva byari byoroshye, kandi nkeneye no kurya no gusevinga. Numva bitari bikomeye. Twihuta aho ngaho byaje kugenda bite kugira ngo tunasoze? Noneho rero nimukiye kuri wa wundi, kuri wa muvandimwe, yaramfashije pe, ntabwo yanyishyuje aho ngaho guhita twimuka. Yahise mfasha, ndaza nzamwe aho ngaho, turabana mwe, twabanyemo nk'ukwezi, ahita hazamo umumama udodera imyenda, kuko yari inzu nini ifite, n'ubu ngubu numva n'ubundi niho nkina. Nakomezanyije nawe n'uyu munsi. Nuko ngo ubuzima ubu ngubu kugeza aha ngaha i Kigali umeze gute? Wenda mu biganiro tuzakomeza, tuzahita wenda tureba ukuntu waje gukomeza umurimo w'Imana, ariko nuko ngo i Kigali ubu ngubu kugeza ubu ngubu uri saro umushima Imana umeze neza. Ariko wa mugani wawe wavuze ngo kubya Geto nabyo ni birebire. Wa undi twabanye nawe yaje guhita agenda bitewe nuko navuze ngo ntibyagenze neza, nsigara njyenyine. Noneho mfite akamatora, mfite uzuko ubwo nta nibase nagiraga. Iyo ni Kigali yandemeye ibatse bandi Imana umugisha, yemeye akabase, nubwo nakoreraga amafaranga ariko byari bimeze nk'ibihwaniramo. Yesa ndemera akabase nk'umuntu ugiye gufunda ubuzima bwa Geto njyenyine. Yawe jambo byari bikomeye. Salomo, ngira ngo rero mbere ko tukurekura byanga bikunda, hari ubutumwa byaguhaye kuva aho ngaho iwanyu uzane Kigali kugeza na n'ubu. Byanga bikunda hari byakubabaje, hari byakubangamiye, hari abakubangamiye muri urwo rugendo na n'ubu. Byanga bikunda hari ubutumwa ubafitiye, bumeze gute? Ubutumwa mfitiye cyane cyane ndahera ku bantu bangiriye nabi. Bandi bahera ku babagiriye neza, ariko njye ndahera ku bangiriye nabi. Abangiriye nabi n'abababariye. N'abababariye, kandi rwose n'Imana ibababarire. Kandi umukristo nyamukristo agomba kubabarira n'utamusabye imbabazi. Kandi nanababwira ngo buri ikintu cya mbere buri ukwiye gushaka umuntu waba uzi icyo mufite cyo mupfa, mukagikemura. Byaba na ngombwa uri nk'umuntu w'umukristo, wowe ukamusaba imbabazi niyo yaba agufitiye ikosa, kumbwira nimbabarira, kuko burya dukwiye kubana amahoro. Rero icyo naha ubutumwa abandi nahereza abandi bantu b'inshuti zanjye n'abavandimwe, nababwira ngo mukomere, Imana izabagirira neza. Mwe kwiheba, mbese hari indirimbo ngira mu ndirimbo mfite ivuga ngo nanjye navutse nk'abandi, ariko yitwa Sinzongera Kwiheba. Rero iryo jambo rikunda kunzamo iyo mba ndi mu bibazo, mbona ibintu byanyobeye, ndavuga ni nanjye navutse nk'abandi. Bavutse ku mezi 9, yaba arengaho, yaba ari hejuru, yaba ari hasi, ariko password ufate ko wavutse nk'abandi.
kuko konyine ukagumane nawe uvuge ngo bizacu cyane rwose. none Reka tunabwire nawe kandi utameze neza tukubwira ko mu buzima ari uko bigenda kandi Imana yiteguye kuba ikurinda mu buzima urimo kunyuramo bwa buri munsi. Nije Marie Vianney Uwitonze na Salomo kuri Salomo TV. Salomo reka tukurekure, Imana iguhe umugisha. murakoze cyane.